Umukecuru ati yewe ntugire ikibazo, ibyo ngibyo nabikubwiye na mbere hose, njye igihe ndaza kuba mbonye umugore wawe ndakubwira. Umukecuru ariko yarumiwe avuga ati ariko se abana b'iyi minsi byabagendekeye bite? Ariko uyu mukecuru nawe wagira ngo hari ikintu azi. Umukecuru yasigaye hano yiyumvira avuga ati se ibi ngibi ni ibiki? Kumbe barakwereka uriya mugabo akimara kugenda, ukurikire akantu ku kandi, umukecuru hari aho yahise atambika numbaze ngo agiye. Barakwereka Andereya hano yatangiye kuganirira uyu musore ngo ni Jesus. Ati rero umugabo wanjye, ati rwose agaragara nk'umuntu mwiza pe, ati umuboneye inyuma wabona ari umuntu mwiza, kandi natwe kuko niko twabonye. Ati ariko bya nyabyo ntago ari umuntu mwiza, siko bimeze. Ati umugabo wanjye ntago ari umuntu mwiza. Ati ye ibyo bintu birumvikana neza, ati cyane yuko nanjye ariko namubonye, ni nayo mpamvu mfite amatsiko. Ati none se wowe wabonye ameze ate? Ati ni kuriya nyine ameze, ati imbere y'abantu agaragara nk'umuntu mwiza, ati ariko kuri njyewe, ati ngiye turi kumwe, ati ni ikinyamaswa cyirukanka. Ubundi hari abantu baba bameze gutyo wa mukobwa, ugasanga umusore kuko hanze wirirwa ubona ari umwana mwiza, iki nushatse kumumenya neza, mwagera mu rugo sasa ukamenya wa musore we wa nyawe, ukaba aribwo umenya yuko ari wa muntu ahubwo ushobora no kuba yakwica. Umusore yatangiye kwibaza ati ariko se ubwo ibi bintu bishoboka bite? Ati wenda ndabyumva mu kuri umuntu ashobora kuba mubi, ariko se kugeza aho uhunga ubukwe? Umusore nawe ari kugira ngo amubwire inkuru nyinshi. Umukobwa avuga ati ni igihe kinini, ati rwose nafata umunsi wo kwikaruma cyangwa se nafata umunsi wo kumva yuko nakifatira imyanzuro. Ati ndetse nifuje gukora iyi mikino, ati nifuje gukora iyi mikino na mbere hose, cyangwa se ibi byose nari narifuje kubikora. Ati ndabikunda igihe nari umwana, ati nakundaga gukora ibintu by'imikino igihe nari umwana, ukurikire akantu ku kandi, ni uyu mukobwa urimo kutuganirira. Umusore nawe yabaye interested avuga ati ariko njyewe ntabwo numva ikintu ushatse gusobanura. Ati ubundi hindukira wa mukobwa we, cyangwa se hindukira Andereya we, numbaze ngo ni biki uyu nguyu ashaka kumubwira. Umukobwa hano disi yakomeje yisetsa, ariko ubibona yuko ari ukurenzaho. Kumbe ikintu arimo guseka hano, umusore amukoreye ikintu kimeze nka bya bibaruni bagendamo, cyangwa se bya bibaruni bagendagamo abantu bajya gusura ahantu baguruka mu kirere cyangwa se mu misozi, amabaruni bagendamo mu kirere, ngira ngo murayazi. Umusore yaramubwiye ati ko okay, ntabwo nkeneye yuko umbwira ibintu byinshi, just kuba umugabo wawe ari mubi birahagije. Ati wowe nshobora no kugusigama aho ngaho mwigendera. Ati ndetse igihe waba uhagazemo aho ngaho nta muntu n'umwe uzigera akubona. Umukobwa sasa n'ibintu yatangiye kubigira imikino, avuga ati se koko ntago yegera mbona. Ati mu kanya gato yabaje nkajya kumva ati hero Andereya urimo hano. Umukobwa atangira kubigira brag hano, batangira kwisekera. Umusore avuga ati ibyo wambwiye birahagije, ati kuba ari inyamaswa ntabwo nkeneye ngo umbwire ngo ni inyamaswa bigeze, kandi koko nibyo niba umuntu akubwiye ubuzima bwe ntabwo ari ngombwa ngo ushake kwinjira umenye akadetaye. Barakwereka hano sasa abangaba batangiye gukina ngo birengagize, ati nibuza kwira n'ubundi umugabo ari buze kuba yagiye bashobora kuza kuvamo hano. Barakwereka sasa umusore uraha ngo ni Jesus yatangiye gukina n'umugeni w'abandi, avuga ati yewe, ati nyuma na nyuma utaza gutuma njya mu rukundo se n'undi muntu, uwo ni Andereya wacu. Ati utaza gutuma njya mu rukundo n'undi muntu, ati mu buzima bwanjye narigeze nkunda na rimwe. Barakwereka hano Jesus yakomeje kwikinira na Andereya, ibyari ugutabara cyangwa se ibyari imikino ngo bari gucika umugabo w'abandi. Andereya sasa hano yatangiye kubyishimira gake gake, bamaranye umunsi wose muri hoteli bakina imikino yabo, ndetse uko amasaha yakomeje kugenda yicuma gaje kwira. Barakwereka bagiye muri cya kibaruni bakoze, ngira ngo namwe ibi kubera mu kibaruni murimo kubyitegereza akantu ku kandi. Uwo ari Jesus ari gutabara umugeni w'abandi. Sasa ahangaha batangiye kwirwanaho, ndetse bigaragara yuko hagati yabo umubano wakomeje kugenda uzamuka. Ariko ntiwibagirwe yuko umugore w'uyu mugabo twabonye ameze nk'umwicanyi. Numbaze ngo aramutse amenye yuko wowe n'umugore we hagati yanyu habaye ibi bintu byagenda bite? Barakurika sasa Andereya uyu nguyu ngo yatangiye gukunda uyu musore wacu ngo ni Jesus. Uyu si umunsi wa kabiri bihishe hano muri hoteli, n'ubundi uyu musore we yarari muri hoteli aba yishyuye n'icyumba cye, ariko ntabwo yari guhita asohokamo kubera yuko gusa uriya mugabo ari guhiga uyu mugore. Baje kwihisha aho bamesera imyenda, ndetse imyenda y'abakiriya hano muri hoteli n'amasume n'ibiki nibyo bicayeho.
barakwereka Jesus hano yavuye kuzanira agacyayi Andereya avuga ati yewe ati ntagombaga kubyuka nkajya kukuzanira ibyo ngibyo nibyo narishoboye ati ikindi kandi ku rundi ruhande ati narebye ahantu hose mu bintu byanjye ati bisa nkaho n'ubundi umugabo wawe yamenye yuko turi kumwe yageze mu cyumba cyawe ati ibyo ndabizi n'ubundi yabimenye ntabwo yari kubura kubimenya ati ntabwo yari gucekinga inshuro imwe gusa ngo arekere Andereya hano ariko nanone ubona yuko afite ikintu kidasanzwe wagira ngo ashaka kubwira uyu mugore arangije aravuga ati yewe hari ikintu nashakaga kukubaza umukobwa hano aramwitegereza ati wanyemerera ukaza ukajyana nanjye ati niba wanyemerera ati nashakaga kukubaza niba wanyemerera ukaza ukajyana nanjye ati rwose nzagufasha kuva muri ibi ngibi umukobwa ati ibyo ngibyo ati yewe ntabwo nyine nshatse kuvuga cyangwa se ntabwo nshatse kuba nagufatirana Andereya hano arimo gutanga ubusobanuro bw'ici sasa ati nubibone nkaho nshatse kuba nagufatirana kuko uri mu bibazo cyangwa se umugabo wari kukwirukaho atari ko nyine kubera ko ngewe mfite kuba nasubira mu mujyi wacu niyo mpamvu ndi kugusaba ibi ngibi ati rero nashakaga kugusaba niba wabikunda ukaza ukajyana nanjye mu mujyi wacu sibwo sasa rero Andereya ashatse gucyura uwari umugore w'abandi ati niba ntacyo bigutwaye waza ukajyana nanjye ndetse tukanabana urebe urukundo rwubakiwe muri hoteli umunsi umwe gusa Andereya ari gutabara umugore w'abandi ari kumucikisha umugabo ati sinzi wenda niba ibyo bintu byumvikana neza atari ko nyine ni proposal wabyemera cyangwa se ukabihakana umukobwa Andereya nawe abitekereza avuga ati n'ubundi nasi narindimo cyangwa se aho narindi hari mu kuzimu ati ndetse umunsi umwe wenyine mbashije kumarana n'uyu musore ati nabashije kubona yuko ashobora kuba umuntu mwiza ariko buriya ugomba no kwibaza niba umuntu mwarakundanye imyaka mukajya kubana akaba umuntu mubi uwo mumenyanye umunsi umwe we wamenya ari ibiki umukobwa avuga ati n'ubundi ati nari mfite ubwoba bwo kuba nazabana n'undi mugabo uwo ari we wese ati ndetse njya gufata umwanzuro wo gucika numvaga nta wundi muntu nzabana nawe akomeza avuga ati kandi inzu yiwe ati inzu y'uriya mugabo yanyigishije yuko nta wundi mugabo cyangwa se nta wundi musore ngomba kubana nawe ubwo ibyo nibyo yatekerezaga ariko agiye kubwira Andereya avuga ati yewe ati nyine urabona mfite ibintu byinshi byo gukora ati mfite kuba nahana divorce mfite kuba nakora n'ibindi bintu byinshi ariko se uriya mugabo bari guhura kuriya bazahana divorce ati rero urumva rwose guhita mfata uwo mwanzuro ku buzima bwanjye ati mfite no gusubizayo ikanzu atangira gutanga impamvu nyinshi hano Jesus amubwira ati yego nyine ibintu urimo kumbwira ndabyumva pe ariko nuko nari nshatse kubigusaba gusa numbaze ngo Jesus wacu nawe umunsi amaranye n'uyu mugore cyangwa se n'uyu mukobwa hano yamukunze ariko nanone ibyo ngibyo bibaho gusa ngira ngo murabibona umukobwa we kwanga kugenda ni ryahahamuka ryo kuvuga ngo niba umwe yarambereye mubi undi namwizezwa n'iki ugasanga nawe umuntu yakubereye mubi cyangwa se umukunzi wawe yakubereye mubi ariko nanone ugasanga rwose n'abandi babigendemo cyangwa se urirenganyije ubuzima bwawe bwose ubayeho wenyine undi avuga ati njyewe nashakaga kureba niba nagufasha kuva muri ibi ati ndetse mwumva yuko rwose ubuzima bwawe bwahinduka mu kanya gato twamaranye ngiye nabonye yuko waba uri umuntu mwiza kubera yuko nkunda abantu bigiye mu makosa cyangwa se ibintu byababayeho ati rero numvaga yuko kuva mvuye hano muri iyi hoteli cyaba ari cyo kintu kizima cyonyine mavanye atari ko nta mpamvu yo kubitindaho rwose nyine nuko ari ibyo nari nkubajije ati ndetse byari icyubahiro guhura nawe Andereya we ndise hano Andereya yitegereje Jesus ngo ni Greta Jesus urenze abona dise umusore uri aha ngaha koko yamufashije ati icyumba cye cyiza cya hoteli yari yikodeshereje aza kurara hano ho bamesera ndetse areba uburyo yagiye amufasha guseka gatuma yibagirwa ibyo yaciyemo byose Andereya hano arangira avuga ati urakoze Jesus we ati baye nta kibazo ariko nawe ntabwo ako kanya sinzi ko wahita ugira umutima wo gufata uwo mwanzuro uvuga ati reka ngende ajye guhita mbana n'undi mugabo kandi uri muri ibi bibazo ndetse we uri kureba iyi filime nizere yuko niyo kitaba icyo navuga ariko we ibyo wakibonera biragira amasomo bigusigira kumbe barakwereka Andereya hano yahise aza kureba wa mukecuru ati mama ati unyihanganire ati se wigeze ubona umugabo mutoya wari uri muri iki cyumba bigaragara yuko umukobwa yisubiyeho ndetse aje kubaza Andereya ati yewe ati yagiye umukobwa yabanje kuryama none yisubiyeho aje kubaza Andereya ati yagiye
ati ndetse nabonaga rwose arimo kwirukanka cyane pe, ati ubu ngubu ashobora no kuba yamaze kugera iyo agira. Umukobwa atasye ubanza yisubiyeho, yaje yirukanka hano ngo arebe yuko yabona Andereya, none ngo asanze Andereya yagiye. Barakwereka umukobwa hano yaje yirukanka azi ngo uwo agiye kuvugisha na Andereya amubwira ngo ntunsige, kumbe barakwereka hano uwo yahise agwaho ni umugabo we avuga ati sheri n'igihe cyose nagushakiye mfashe umwanzuro ntashye koko nibwo uje kundeba, urebe sasa ahangaha niho filime yacu igiye kuryohera. Ati waba uzi igihe nagushakiye? Ati ko bisa nkaho atari njye wari urimo gushaka ndi. Ati iminsi 2 yose ndi muri iyi hoteli nkuhiga, wari urihe? Wari wihishe wagashinzi we. Mwihangane niyo magambo uyu mugabo arimo gukoresha. Ati se ibyo wakoze cyangwa se ibyabaye kunsebya imbere y'abantu nateguye uko muri hoteli bugapfa, ati wumvaga ari cyo kintu cyonyine ufite wankorera? Ati rwose ndagira ngo nkumvishe ikintu utigeze wumva na rimwe mu buzima bwawe. Umukobwa avuga ati ariko ugomba kumenya yuko nari umutungo wawe ugurishwa, cyangwa se nari cya kintu waguze wakoresha ibyo ushaka byose. Ati rero iyo niyo mpamvu nanjye nta kintu na kimwe nshaka yuko wikoresha cyangwa se nashaka yuko wa mukobwa wiyobora, kubera yuko nibura umutungo hari ukuntu uba ufite utanawukontorora. Ati ugomba kumenya yuko uri umuntu. Ese wundi hari umuntu urimo gushaka ko ndeba urebaguzwa hirya no hino? Wibuke uyu mukobwa yaraje abaza uriya ukora amasuku ati umusore muto, kandi wabona yuko uyu mugabo we arakuze ntabwo ari umusore mutoya. Barakwereka kandi ikigabo kiri ahangaha cyahise kiza gufungirana umukobwa mu modoka ati injira ahangaha niko mvuze vuba. Barakwereka yahise amwinjiza mu modoka, ukurikire akantu ku kandi. Ati nugerageze gucika iyo modoka kubera yuko nta nubwo byaza kukorohera. Tayinjira no mu muryango amwinjirijemo kugira ngo ataza kumucika. Ati navuze ngo tuza uhame hamwe wa mugore we, ntago uri buze kuba wancika. Kumbe barakwereka hano umugabo yarebye imbere umushoferi wiwe, abona umushoferi we bamuguranye. Uwo mugabo araje aravuga ati bimeze bite stranger we cyangwa se muntu nazi we? Umugabo yaravuze ati uyu nguyu yaratangiye kumubaza ati turajya hehe boss? Umugabo ahita abibona yuko atari umushoferi we uri mu modoka. Umusore numbaze ngo iyi modoka y'uyu mugabo yayigeze mute? Gusa nanone umusore ahita abibona yuko umugabo yamuvumbuye. Ati rwose nago natekerezaga yuko uri buze guhita umenya. Ati ndabona washatse kunyigiraho inshuti wa musore we. Ati kandi burya ngewe abantu bose banyegereye, ati iyo batishimye ngo bibarenge barababara cyane. Ati rero rwose niba udashaka kuburirwa irengero mu buzima bwawe wakabaye wagiye kure y'umugore wanjye. Ati none dore na n'ubu kweri ntabwo ushaka kumuhunga ngo ugende, byarangiye nazi aho umushoferi wanjye umushize none uri mu modoka yanjye. Ati rwose natekerezaga yuko nabasha kumva intekerezo z'umugore wawe, cyangwa se natekerezaga yuko nshobora kumvira ibitekerezo by'umugore wawe. Ati ese ubundi niba uwo mugore agukunda wamuretse akajyana nawe ku bushake? Urashaka kubana nawe nk'itungo? Undi atekereza ati none se wowe urakeka wamubera intwari cyangwa se wamubera umuntu mwiza? Ndavuga ati ariko ngewe ndakeka nyamara nabo umuntu mwiza ku mugore wawe kuruta uko wowe wamuba. Sasa hano umusore yatangiye guterana amagambo n'umugabo w'umugore, n'umundi iki kigabo cyari kimeze nk'ikimushimusa. Ati ndabizi yuko utari umuntu mwiza kuri uwo mugore cyangwa se utigeze umubera mwiza. Nta kintu kinini namenye ndetse nta n'ibintu byinshi mbaziho, atari ko akanya gato byonyine n'uburyo wamuhigaga nk'intare y'indyanye. Ati byagaragazaga yuko utari umuntu mwiza cyangwa se utamushakira ikintu cyiza. Ati wa musore rwose ushobora kuba wanyibeshyeho. Uyu mugabo ku bandi bantu shahavuga nk'abana beza, abantu bavuga gutyo mujye mubitondera. Ati rero reka nkubwire ikintu kimwe. Ati njyewe nshobora kuba wenda namubera umwana mwiza, atari ko burya no mu kazi nkora cyangwa se njyewe mu byo nkora. Ati icyo nkora ni ukureba niba abantu bameze neza. Ati nshobora kutamubera umwana mwiza, atari ko n'ubundi njyewe akazi nkora ni ukumenya niba abantu bameze neza cyangwa se umutekano w'abantu wizewe. Ntumbaze ngo uyu musore se mu buzima busanzwe akora akahe kazi? Umugabo hano yatangiye kumva imodoka za polisi ziza ziruka.
ndetse ashatse gucika umusore aramubwira ati nta hantu wacikira imodoka nayirokinze, ati ndetse mfite n'ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza yuko uwo mugore wagiye umukorera ihohoterwa, ati ndetse mu bigaragara nuko mutigeze mukundana waranamushimuse, ati rero reka ujye kuba ufungiye muri gereza yanjye wenda ahariho hazaguha ibyishimo utigeze ubona uri kumwe n'uwo mukobwa mwiza. Umukobwa yarikanze, kumbe umugabo bari bari kumwe cyangwa se uyu musore bari bari kumwe ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se undi muntu ushinzwe iby'umutekano, kuko buri kimwe cyose yavugaga hano yavugaga wumva yuko rwose ari umuntu ushinzwe umutekano w'abantu cyangwa se ngo ubuzima bwiza bw'abantu. Ubundi ntabwo ari bapolisi bose cyangwa se buri muntu wese ukora akazi nk'ako ngako ngagende yambaye za nifomo muzi. Umukobwa nawe yarumiwe kubona umusore yaraje arimo guhiga ngo bijyanire, wibuka yari yamaze gufata umwanzuro, ariko n'ubundi nawe nawe yarazi ngo uyu musore ni muntu nyabaki. Undi avuga ati yewe, ati ubundi kubera iki utigeze umbwira buri kimwe cyose, kubera iki nta kintu wigeze umbwira ko uriwe, ati inje nirukanka nzi yuko wagiye, ati ndetse ntabwo wigeze umbwira uwo uriwe, ati nyine nari mfite kuba nahishondiweho gatoya, ubanza uyu musore n'ubundi yari umupolisi byari byaramugoye kubona umugore, rero hari uwo yari yitomboreye. Umusore avuga ati kandi n'ubundi ntabwo nari kuza nirukanka nkubwira ati ndi umupolisi cyangwa se nshinzwe umutekano, ntabwo situwasiyo wari urimo njyewe nari nemerewe kuba nakubwira ibyo ngibyo. Bivuze ngo uyu musore nawe ntabwo yagiye arimo gucika, ahubwo yashakaga gufata uyu mugabo, ndetse nibwo buryo bwonyine bwari guha uyu nguyu Andrea amahoro. Undi avuga ati none ntabwo washatse kunsiga, washatse gukomeza kwigira Super Jesus intwari yanjye. Umusore uri ahangaha arisekera ati cyane rwose uko nguko bivuze niko bimeze, ati nashatse gukomeza kwigira intwari yawe. Barakurika n'ubundi niba uyu mukobwa yaraje yirukanka yishakira uyu musore Super Jesus we yahise yitomborera umugabo atanarushye, bya bindi ngo ubugari bw'imbwa Imana irari busonze. Uyu mukobwa nawe rero amasengesho ye ubanze Imana yarayumvishe none imuhaye Super Jesus we. Umukobwa avuga ati ndetse nuko nguko inkuru yanjye y'urukundo yaje kugenda, ati ibyo natekerezaga nkaho ari umwaku mu buzima bwanjye, ati byamviriyemo umugisha nigeze nekereza na rimwe. Barakwereka bisa nkaho abangaba bombi ubungubu bari bagiye mu mujyi wabo w'uyu musore, ndetse umukobwa avuga ati ngubu noneho nari ngiye kubaho mu buzima busanzwe, ati kandi noneho mbanye n'umuntu nkunda kandi nawe unankunda. Inanga filime yacu irangiriye, ndetse niba utarakanda subscribe umenye yuko wasigaye pe. Bye bye, ndabakunda cyane.